Hello guys. Mumeze mute, mumeze neza. Ndabasuje mwese bakunzi bakunda TV Show, mbaye ikaze na karibu. Ndabasuje mwese aho muherereye mu migabane itandukanye, abatuye Canada, Amerika, Australia, Norvège, mu Faransa, abatuye muri Kenya, abatuye muri Congo. Ndabasuje mwese. Igihugu cyatuzaye ngo amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi nongeye nagarutse nk'ibisanzwe gusa muramba barirangiza igihe kinini ndakora narimba kumbuye ariko mushonje muhishiwe murambona hangaha naje ariko mbafitiye umutumirwa mwiza cyane kumwo kumubona hano ni umusore mwiza cyane reka tumwakire atwibwire uraho neza nshuti yanjye ngaho ngera akajwi tuganire umeze neza turashima nishimiye kukwakira reka utwibwire murakoze cyane ongera akajwi murakoze cyane kugeza hano muri studio zanyu ku mazina ku batatuzi banita Tarengerwa Gilles ariko bakaba n'akandi benshi banziho hano mu Rwanda cyangwa se hano mu gace dutuye banita Karuciye. Yes. Karuciye ku batamuzi ni umusaza w'umufilosofe ubu ni sogokuru ariko nako kazina niko benshi banziho ariko umuntu ukomeye kweli kirenze turishimiye kukwakira nshuti yanjye murakoze twatekereje kenshi kugutumira ariko kubw'imyanya ya hano muri Kenya abantu batoyobewe imyanya ikagenda ibura ariko ndishimiye kukwakira urakaza neza wisanzure yica naje ndigabura ko ndafite morale morale irahari kibazo turi bantu banje uyu muntu mubona ni umwuzukuru w'umusaza w'umufilosofe Karuciye iyo twakira muri studio zacu kuko nari nkubashije umeze neza ariko tumeze neza nta kibazo tuba twibwiye mu buryo bwa kinyamurenge batwibwiye gusa ngo bisanzwe bino byano mu mujyi twibwiye neza twibwiye mu kinyamurenge utubwire umwara wawe tubwire aho ukomoka utubwire nimba uri umusore nimba uri ingaragu cyangwa nimba wubatse ese mu buryo bwa kinyamurenge ndibwira ko ari uko nguko twivuze ahari n'umurara twasize oya ni ukuvuga ngo mu kinyamurenge ga usoma wivuga nti ndi naka wanaka ariko gabo wamutwibwira bino jinanga ko turagira ngo ibintu by'umuco tubigarure kuko ubu nyine usigaye usanga umwana ukamubaza nimba kuko nyina utavuga nyina ari umudinzi isaka umunyabyinshi azavuga ngo umunyabyinshi w'umudinzi ivyo ni bituzage bitaka ariko kameme nkamwe abantu nyine babaye nk'abakuru bo bukeya timukiri bano bana nyine batoye batumenya ariko nkawe utwibwira neza Hello twari kwifuze ndibwira yuko wenda ahubwo hari nk'ibyadutambutse cyangwa se byaducitse mu majambo ariko uko ari uko ibonetse reka dusubiremo nta kibazo cyane bari tuvuze ku mazina nje banita Tarengerwa Gilles nkaba umunyabyinshi umwishu w'abahinda uri kiremwa none twazanye hano ikibuze ni ukuvuga ngo ibiganiro nkora uzukurikirana ndagukurikira cyane ni ukuvuga ngo abanyabyinshi baratubwiye ngo ni ibiremwa ngo abandi ngo turebe bumbana oya iyo ni za mvugo z'abakera ariko twese dufite uwo dukomokaho umwe dusangiye guys murambona afite ibyishimo bidasanzwe nakiri ikiremwa hano akaba ari inshuti yanje ariko abanyabyinshi ni beza by the way muri beza twese tibwira ko turi beza ndishi ukaba se wubatse pa oya nje ndacyari ingaragu kubarikiye ntabwo ndubaka ndi celibateri mu yandi magambo abakobwa bafite yerekwa muze kuri tambutsa
ndishimye cyane ko kwakira mfite ibyishimo byinshi muri kubibona batumirwa bacu ufite Zakunda TV show wowe ufunguye ino video duhora tubivuga utarakanda subscribe niyo mwanya mwiza ngo dushigikire ubundi ukomeze ugubwe neza ubane natwe umukristo wacu irigana itorero wawa ni studio sange n'itorero iyi ni studio ariko kandi ikaba ari kanisa n'itorero tumaze kugira abakristo benshi mu by'ukuri ndabashimiye kandi ngira abakristo beza ganije CEO warukundaga natwe turi bamwe muri abari no kuvuga ngo uri umufana uri mu bantu twaganiriye injara gufungura cyane muradushigikira no kuri tubihaye agaciro no kuri muri abantu beza rero ndifuza ko tuganira ese wavuye guryari jewe bitewe nuko imyaka yagiye icamo cyangwa se imyaka itambutse je navuye ruguru 2017 mu ntangiro nyine za umwaka utangiye nico gihe navuye ruguru ariko urumva naje ndatuye uratuye kabisa ariko wavuye umaze kumva se umuntu ufite ubwenge yego buri kimwe n'ikindi ahubwo ndanacibuka nubwo tumaze imyaka itari myinshi cyangwa se mikeyi no mu mahanga ariko turacabyibuka kuko niwo muco titwo kwibagirwa ibyiza by'iwacu n'umuco urakoze cyane Bwana Julius rero urashaka kwibuka ibintu bitanu uza wibuka ruguru runguza wibuka ukavuga ngo bino bintu ndamutse ntashe tubwira ibintu bitanu uza wibuka si byinshi vuga bitanu cyangwa nunabirenze namahoro nyagasani kugira ngo usangize abakunzi bacu itorero ryacu ugira gukumbuza gakondo nibiki bibuka muri gakondo iwacu urakoze cyane kuduha ijambo twongera no kubashimira ko twakira muri studio zanyu murakoze cyane warumbashije tese nibuka by'iwacu muri gakondo by'ukuri ntabwo ibintu by'iwacu ni byinshi ariko reka tuvuge ibyibanze ikintu cya mbere njyewe nkumbura iwacu cyane nkumbura twaragiye tukaja gushora inka twashika tukoga bibagiye kuvuga ko umwana wo mu mibumba nkaba umwana wo mu mibumba abanyamibumba turabasufuje cyane ndibwira ko badukurikira cyane baraza kwibona reka mbakumbuze ariko si abanyamibunda gusa nshaka gukumbuza n'abanyamurenge bose uzi ko yakuriye muri gakondo akayivamo amaze kugira ubwenge ndibwira yuko nawe hari byinshi yibuka byiza by'iwacu nari nkubwiye ikintu cya mbere nza nkumbura ndibuka ndagiye ndi mu rwuri tukaja gushora inka mu nzuzi z'iwacu nziza zitari cumvi oya tukiraho zange nango umuntu navuga ngende naje kubitamo utwaje twigeze kuja mu mibunda ukiraho ngabwe kutubizo wibuka no kubera ukuntu amazi meza bakazatugenda tugera buri rusi tugeze mutatunywa amazi twagera hantu mu rushasha mu rushasha ni hafi niwa twagera ahantu tukanywa amazi no kwego ko tuvuye ari abana bo mu minembwe ayo mitoza nibagirwa baratubwira twenze twatuzi ibintu zingeza abana bo mu minembwe tukaba tuvuga ikintu cya mbere nagiye mpamvuga ngo turafunguza niko kiri muri kimwe mu by'ingenzi gufunguza no tuva iwacu ku kiziba tukaba tuvuga ngo turafunguza mu bikuba so habanza kandi ni mu gahwera turavuga ngo turafunguza mu gahwera tugere mu gahwera baranga turafunguza mu bikuba tugere mu bikuba ngo turafunguza ese niyo harandi igasiro ni igasiro akamaturira mu bantu ko dufunguza twe tukumva ko tutamenyereye ingenzi abana bo mu mirenge noneho tukaba twumva gufunguza ari ifyiri ni ukuri tukaba tugenda ngo turafunguza aho tugeze sotora niyo wari umuco haza umugore umwe twari kumwe mu mibunda iba kama byangiye ariko yarazi yamatubwira ngo yemwe mwafite yambaye amateke ngo tumwongere amateke mwabana
ntabwo tubyaye mate oya yesi twari dufite inzara ni impango twumvaga ngo abantu bagiye kandi gatwebwe n'ijyambere byari ijyambere gufunguza turagende ngo tugere Gasiro turabasuje tuvuga turabaza kwa chef ngo abantu bagiye gufunguza ngo bazabaza kwa chef tukamutuza tubaza ngo kwa chef dusanga chef mu mukazana wiwe ngo yagemba ari kumesa ngo umugore siza yagiye dusanga inkono y'ibishimbo bamatuga ngo dukaranga muzi y'abana jena inkiri mutoyi abana bamwe bitora ngo bakokora isafuriya baracumba muzi y'abandi mwumva umuco wacu yemwe muzi y'abandi ntabagira abahari gusa ubwo ari mwa chef ngo ntakibazo twamatuga turacumba turajya abana tukatura ku ngongoro z'abandi zimanitse ariko chef wo Gasiro erega umuco yiwacu wari umuco uzukuri aho data nako nakanariguze mu mibunda aho wibuka ko mwaragiraga akandi twaragira tugashora tukoga amazi iwacu meza ntakunyuze mu ijambo hari umugabo umwe wo ku Ndondo n'abanyendondo badukurikiye turabaramukeje cyane ndibwira ko benshi batuzi oya boye umwana wo kwa Karuciye ntawo muyoberwa abamuzi mwese mutwandike muri commentaire no umunyabwo turabasuje cyane agere mu mibunda amwe amazantu nyine mukuzi kamwe bita bucafu kitwa bucafu ariko ntabwo ari akubucafu ahubwo niko kuzi karakuzi muri zimwe zifite amazi meza mu mibunda abazi mu mibunda ko kuzi barakibuka ahubwo ngo mibunda ngo yatungisha n'umutindi mu yandi magambo mibunda yari dewu niko n'undi mugabo yabyise mibunda ni heza mu mibunda ni baza dushika kukuzi kose tukamutuvoma kega twamenyera ibira by'ibishanga by'iwacu ndasuza abana twajanye mwese munkurikirana abana twagenda dutesha madigi ngo turafunguza mwese muri mwese ni muri akiri kiganiro mwiseke kabisa kuko twatesheje umutwe umugore wazuduha amateke twamatumuраkarira ngo karatubwira ngo teke gufunguza gute ubwo kara kandi gikantu gasha mugiye kubona ndasuza na Museveni niwe watujanye ico gihe Museveni na madigi niwe batujanye tugenda tubatesha umutwe abana mu Minembwe aho data nikiye kindi wibuka ya nibuka twagiye gutarama mu bitaramo by'iwacu bitandukanye n'ibyahangaha z'umwimerere biri mu indirimbo za kera baririmba kabisa kumva n'umutima uranyuze n'izindi baririmba zinyura umutima ariko iyo dukumbuye izi wacu z'umwimerere tugera kure ikindi nkumbura cyane iwacu tuja gukura imishiba imishiba nayo akaziryoha ariko umuziko abantu iyo baruguru bigoye no kumuntu yogira inzara uziko bakora n'imishiba ukajya erega imishiba ubusagara inkeri za sagatekeri murazibuka zose baravyibuka abaje bamaze guca kenge ndibwira ko ibyo bavyibuka ariko twafataga ubusagara twebwe iwacu tugafata ubusagara tukabushiramo umunyu cyangwa isukari tukawutera ku rusenge iyo bwacaga bwaraneka mu kinyamurenge cy'umwigarire ukaba wibikirepe ukabujana ku masomo bugahaza ariko none se wogira inzara kumva ufite ubusagara udusagara ko nibwira ko batwita ngo nuduhenda abana cyangwa se utunyunyuzwa nimba ndibeshe wararyoga hagase ubusagara wabo tutaretse mu gacupa neza bana yanje abantu mwari ubusagara ku masomo ndabasuhuje kandi amara ukabuhisha gumaruka bw'Imana iyo waba ufite twavamwe umutobe twavamwe ibiryo twavamwe waratuzana ukadusha mu gacupa ukatubika tukamatunika bwacu ukazujya nazasaga tekina zikora zivundikaga iwacu mu Minembwe none yose iriya ntipfa kwicwa n'inzara simwe hano mu mujyi erega hano ni ku mufuko udafite ku mufuko uri mu isafari ndibwira yuko ikijanye n'inzara cyo gukubita niko nari kubwiye uwo mugabo yaravuze ati imibunda ni paradiso nibutsa abadukurikiye ko mu duce twizi murenge
singiye kuharata kubera ko ari iwacu cyangwa ariko gace dukomokamo, ariko Mibunda iri mu duce twiza tugize imisozi y'iwacu Murenge cyangwa se muri Hopeland. Mibunda ni nziza kuko nari nkubwiye umugabo umwe yaravuze ati Mibunda ni paradiso, ko tudasize nanda hariho hose Murenge, uretse n'ibyo twagenda tujya tubonye ku nzira Inguja cyangwa iki Murenge uko twari tubayeho. Ndibwira ko inzara ahariho hose yagufatira ku nzira ubwe ugapfa kuba uri ahantu hatuwe n'abaturage wakazurya. Murenge ntitwagira umuco wo kwimana. Wavuze kwa chef mwarashitse muri sanzu twisanzwe turateka chef badahari, ariko hano nta muntu ushobora kubwira ngo urashonje, ntashobora kugukingurira inzu yiwe aguhereze hano mu gikoni ngube wagenda uteke ubashe kwihaza. Hano ni ukuvuga ngo naho hataniye ni Murenge. Aya mahanga muzamureka tuza dusenga tuzataye iwacu Murenge, twagira umuco uzira ico mugani wa muhanzi y'Umurenge, nawe turamusuhuje cyane nimba adukurikiye. Umuco uzira ico inyarure bikazitashe ndibuka, sinimbasha kwibuka izina ryiwe ariko nuwo yemewe kuko turabakumbuza ibintu za gakondo. Iwacu hari heza, iwacu kukiziba naho hari heza, nuko arigiye ngo abanyendondo ngo bagararanye Mibunda ngo giye inzara ngo yatewe Minembwe ngo twaturirimba ngo twicaye ariko ese byaraba oya ni komanteri ni komanteri gusa ari gihe higeze gutera abantu beza ibihi ari mu professeur umwe ndamusuje cyane twiganye baramuzi, yigeze kuvuga ngo ni ibigori byashize ngo muzambwira ubwenge ngo muwo mudutara uri ko dutara bakazashira mu bigori bahomeshaga amase ibyiza by'Umurenge ni byinshi. Ese igihe umanutse ni utuye dusha twagiye turanguza igihe waje nasekeje abantu igihe naje ni utuye dusha bagiye uhura natwo. Ngiye mu nzira by'ukuri nta dusha nabonye, ariko tumaze kugira iyo twagera kubera ko ari ryo rya mbere twari tugeze mu mujyi, udusha tuza tubura. Kandi ndibwira ko ariko ngewe ako nakoze ntabwo nakavugira hano je nabasekeje kuko nagiye ngo twishije mu cyane ngadusetse wakoze agakimwe ariho ngo bagiye bogana za tishu ngo ni gishenga, hari abandi hari umusaza w'iwacu wigeze kuzamukana biswi ngo nisabune ngo ese bayitaga gute ya marasi yaza biswi yazagera ngo yoge biswi ziraza uwo ngona ni kabwa mu kizungu udushati twabura ku bantu bavuye bakoze gitangaza ruguru besh wewe ni nkutwe wakoze. Jewe nakoze amadega menshi vuga make yapfuyo ikintu jambere ndashiti buviri sereri wahageze ntakira no ruguru byageze twaraje tugera turariga keke ariko manuka mfite ibintu z'utesi ako butesi n'ubindi uko twaraye ahantu wa mpfunyine wo gufunguza turara ahantu ngo turangize baratubwira ngo yemwe bana mwe muraye hano ngo batwatumye isuko ngo batazanye ibyo twatumye ngo nariga ngo dufite mu gishoma ngo kidakaranze namaneka yamuje sinja kubera ko igishoma kidakaranze, ariko igishoma uri umushitsi ariko ubwenge gatagufite mama we ngaho cy'umuntu uri mu rugenzi kaza yumva ibintu itajyoshe ngwa kangoje ngo sinjya igishoma kidakaranze. Umukecuru wandi abana wasiwasi yari mwabo wihamba oyaye twari twaraye gatuve mu gatanu twararaga gakenge tugeze gakenge gamusukecuru wandi ngo natunyuma mafuta ntiyaza none namanere yamuje we sinjya nuko ndamanuka ngo tugere umuntu uze haya mu rusuku mwe hajya bategeye kwa muri ngo tuhagere dusanga imodoka zabuse baravuga ati none mutahe mugende muzamuke cyangwa mutegereze icumwe gishire
umuntu ugiye avuye ruguru ugiye epfo n'urugoke ntabwo wumva ariko gusubira kuja mu ijuru nubwo tutazi ko kuko hasi icyo ntokora nyine sinotaha ndurira igifuso abadupakiza mu gifuso kijya gifuso narasekera mu kiganiro kimwe abanyakenya bazavuga ngo tumesikia wakumumira kujanga na lori kama ati hapana ngo lori ya mizigo je naje muri lori abadupakiza muri lori noneho abantu bakagukanya gukuguru ukora kukaba ikinya ngo iyi muguru ni yako ti hapana iyi muguru ni yako uko ni inzira gusa zo gukenera kuza mu mujyi umuntu uzi ko ubaze turi mu gifuso bakagukanyaga ntumenye ko kugura ari ukwawe bakagukubita iyi muguru ni yako ti hapana papa hapana wasubira utabizi no kuri turagenda twagara tugera ariko umwe yisunika gutya ukabera icyayi yasaga batera kameramani wacu yasutse cyane nuko nawe reka uzamushimishije wamwibukisha udusha namara kugenda ashitse ibuvira sikwa kumenyera kwa kuguru ukaza wumva ko bari gukandagira ntumenyega ko ari wowe ndangize ngiye gutera amara ashika ibuvira neza n'iseri wari wabuze ikirato cyo kwambara ikirato niko kuvuga dusukumanaga basukumana mwakicara nonoga ikirato kirasigara neza akuze gutibuka mu mujyi n'isereri by'amaguru yombi cyangwa utavuga ko wasiga saka yose ariko nako nakandi kanyuze nonoga ndagakora ndangize sinarekeraho turagenda ngo tugere mu nzira baravuga ngo abantu babaje Kigali ngo abantu babaje Kigali ngo bafite ibyangombwa ngo bareka ababaje Bukavu ngo azana amakarita yabaje kuyateresha hari mukamenya sico bagerageza gukura CPG sinzi zo babakura tavuga narinzi noneho ga umaje ko ndaje Kigali na amache Kigali ko ndaje Kigali taza passport pi kabani umaje ko ndaje Kigali baragenda ngo tugere yaranyine baravuga ngo niba babaje Kigali bazane amafoto passport ese ni sikati passport sisi ko bazaje kuzigira tura dufoto si passport ni resepas ariko karaga foto kwanza bazavuga ngo tutuzane si ico bagiye kutimba tukuzanye kuri passport kutwoza sende nguzaragiye gukora ni nka edit mu yandi zanano intuze zanana gafoto kama vamo unta konfitana na kuraje Kigali yewe amasa huruko umuhungu neza ava mukamanga sinzi yagiye kunshaka ibyangombwa zo guci Bukavu navyo ngi Kigali akusifite ibyangombwa zo kuja Kigali baje kunshakira kandi yamaje kushakisha gafoto iyo akaza kugira ngo nshega ibukavu singeze ibukavu nagiye nkora rero dusha twinshi nagere Bukavu nikoze ku mupaka wa Kongo ngo bampaye kete ngo tujuje imyaka turenda subira ibukavu maze iminsi ndagiye umunsi wo kugenda wo kuja Kigali kandi ngo nikoze mu modoka usanga nibagiwe telefone ibukavu wewe ufite udusha twinshi mu nzira nakoze udusha twinshi sanga agatelefone umuntu wari wamberekeje agatelefone kanje ni mukuru wanje Teddy Mutimukeye ni wowe wasuranyeyo sinzi kiyo story kigibuka yasubiranye agatelefone kandi ko ari nimero mfasha Nyabugogo kandi kaza mu Nyabugogo bazabiba imodoka yagiye mihaguruke ati oya isi duhaguruka gute namafindi ko umusazi mu modoka umusazi tiduhaguruka gute tudatinze muri nkuru ya hano nakahe gasha kakasa mutwe wibuka wakoze ako nyine niko ngiye kukubwira uzuko namaze imodoka yaje guhaguruka kamavuza induru ntimuhaguruka ndafite telefone duhaze nimero z'umuntu wa yasigaye kaza mfite duhe nimero za Nyabugogo bari bavuze ngo ibogeze Nyabugogo nta muntu gutwara ngo uri gito namanicara mu modoka imodoka yari ifite guhaguruka saa 9 kubera njewe gusa uzikure kubera njewe gusa kandi abanyarwanda n'abantu beza bazabuba ati bakunda kavuyo nazana mpaguruka mu modoka nyishuye itike aho nishuye mbese nta hantu nzi nari kumasha bakambaza ngo tugere utangamacice kusanga manerekera akuturage nibo biyenda uzuko byamaze wa mukuru wanje aragenda ava ibukavu agenda kwikorari mwagere kwikorari kore mugashakoshi yibuka ko asimu telefone yamatega moto yamaze usanga hari akamende
yama asanga ya modoka ahagerega aziga ngo twagiye wenda giye kuyuherezaga siziga ngo uzira modoka zazigenda yamasanga imodoka shoferi yasinziriye niki cabaye ngo uyu mwana yaduhagaritse kugenda abantu baza bururuka mu modoka bakayivamo kubera je akwemenya ko bitangaza uzuko na imodoka ibona kugenda ikereje ngo tugere Nyabugogo nibwoga mukuru wanje na mutelefone araje Nyabugogo umushoferi aravuga ati kuva natangira kushana abantu uyu muntu yambere gitangaza abonye umuntu ugoye naza namanerekerayo ariko gukura ni nziza ubuturage ni bubi buragatsindwa umusino gikoze izo bitangaza none wari duko warakoze mu nzira njewe mu nzira nakubwiye ko ntatwe yavuga nyabuna uzemere naje wikundira udusha wavuye ruguru bagenda ata tegera se mu barongo babwiye ngo mwezi kida ngamo ntoshire nk'umunyu mwinshi tegera se nje nkubwiye njewe kantu nakoze ngeze iyo nazanja mu Rwanda Kigali nagiye ku iduka kugura akanywaji ariko kubera ko ibintu ari ubwa mbere nari mbonye twumvaga ngo fanta twari tuyizi cyangwa se tuyizi ndababwira ngo mwampaye karakantu nazi ngo niki gusa nziga ngo niyo fanta cyangwa se niyo ji nsanga naguza amavuta ariko rero amavuta y'ubuto none urandeze ariko sinayamwe naje kugera nzira nitegereze kubera ko iwacu ngira ngo twagira ese amavuta amwe Kakati amavuta ya oki n'ikigazi nico kigazi ikigazi na ikirebe amamesa niyo wavuze namamesa mu mugi wavuze amaoki afunze mu gacupa ariko sinayamweye nabwiye ati makara akantu sinibuka mubwira ati mpa akantu ko kumwa nawe ndamwishura nawe ahita amereza kuko muri we nabonye ko yatekereje ati ni kamavuta yo guteka ariko urumva ko nashikirije naho naringiye amavuta yo guteka aho ni wambe uzi jewe ikiza nyibuka Buganda nyine kugenda gukora gutya Buganda twagiye muri hoteli akora kwirindaza kwa igihumbi siko mbabenyi wacu yakora irindazi igihumbi kwita umubare afana Buganda ni gitangaza bamfe kwa ni igihumbi nambagaje 3 namagaje umusuze 2 dasigana ringo kumbe amafaranga Buganda ntakigenda nyama ngenda ndayafata nyahuka nyari 200 ibyamagana ubimazika nukuvuga ngo ndaza namwase aya mafaranga yose igihumbi kirindaza yewe nuko none niki uzukumbura ugakumbuka avuga ngo iki kintu ndagikumbuye iwacu ningira Imana tugasubirayo uzukumbura iki byukuri ibyo dukumbura ni byinshi njewe ikintu uzahumbura nkumva ndakumbuye birandenze nkumva nanataha muri gakondo ariko tuzataha n'Imana ni igitaramo cy'iwacu nkaho uri umuyumbi abantu muzi uyu mutumigo muze kutwandigira ko yari umumbaje ko turi bintu by'igitaramo zakomeje kugira umutwe munini oya none twageze no mu mahanga tugenda dufatwa na byinshi ariko twabaye abombaji twabaye abakorari siko twabyita mu Kinyamurenge cy'umwimerere ngo abakorari ndetse twabayoboyeho twari dufite inshingano zikomeye iwacu none hano ko nimwumva dukomeje kuvuga gutyo ntimugira ngo ni ugukunda gutarama cyangwa iki nibyo twanyuzemo none hano kutari umuririmbyi wundi usengera sengera muri ntidusengana mwitoro abantu hano batazi ga usengera muri kanisa hano usengera muri wate senga none kutari umuririmbyi kandi twumva waragize n'inshingano wenda turacana yemewe turakumbuye naje ngakumbura gutoragura gatwe nk'abakobwa ngakumbura guhoma
iyo niyo yari imirimo yanyu ya buri munsi. Imirimo y'abakobwa twebwe none bari kuntuka ku kiziba tutagira inkwi usanga twe gutoragura mu gahwera cyangwa irungu amari bakatwirukana akwebe uzukara abantu babirukana mwagiye gutoragura ntibumve n'imbabazi bakama babirukana gutya bakama bakinkwi cyangwa umuntu umwe ndashatse kuvuga yakazama babwira mu mazi turano kandi murazimanika ku igare umwe atari mwagiye gutoragura oye mwatoragura ku isambu cimwe akamaga mu murazizana muzipange ku isteri kandi muri mwe harimo bazimanika mukarira cyangwa bakabaka imipanga cyangwa ntibigeze kugura kwiba imyagi muri yamwe ariko ruguru hari heza tumwana ko kwiba imyagi mwebwe muje kwiba imyagi imirimo y'abandi babirukana imyagi yo yari ngombwa ndibuka reka mwibutse nakandi iyo tuvuye ku ishuri twigira kure murabizi ruguru ntiyaba ibintu z'imihanda ngo imodoka ziradutwara none mwaza ku ishuri mwahura n'akarima mukaba mwagasarura ku myagi yebwe hari umugabo mu muzinga nk'abantu dukurikanye muzi umugabo mu muzinga twirukanaga uzibaje kwibaga imyagi nibaga imyagi bamva umuntu gusahota umuntu karahota ibaze ngo bakwituriye imyagi ni iki kugira ngo ubashe gusobanurira abagukurikiye neza kuko urebye hano hari abana bavukiye ino batazi wona amazi ngo nyirasenge ninde ntamenye ngo namushenge ni ariko barahunze imyagi ni iki imyagi yarameraga ku bigori ikagumba ariyo nk'abayekura kandi ko ndababona babura sinshatse kumuvuga ingumba burya ni ikigori kitahetse ariko hariyo n'abandi bahekuraga yewe none se ko barayekura ibigori by'abandi bakabita hasi ngo bajye imyagi ndibwira ko ibyagumba nibyo byari bike kurusha ibyahetse none se ibyahetse gifite umuheko siko twabyita ibyo ntibizavamo imyagi abahekuraga haranze bangirizaga akama ko nori kigori kwa ngwacu mwagi nukuri kandi ibintu tuzaye ntagitwarane nawo byihuse basi ushitse kigori mwanya ntawo gukubita nukuvuga ngo wari abantu bamwe bahekuraga kandi ko bazabambukira ndabazi bandike muri commentaire kandi abana bakamagenda bagahekura ibigori kandi kwari kwangiriza ariko iyo ugendaga ugaca ikigori niyo nyine umurima yazaga agasanga wacingumba nukuri nta kibazo cabaga ariko iyo yasangaga wahekuye ikigori yo gukubita akakwica iwacu neza none ubuzona hano mu mujyi twaririraga abana ba ruguru uzona aho yini wacu oya ntiyahuye haratandukanye cyo kimwe ubu nyine mwageze mu citwa mu mujyi mwarawubonye buriya nubwo mwumva ngo mu mujyi ni heza ngo nukunutu uduterime twenshi abantu bava mu mujyi baza batubwira mu mujyi nukunuku ariko by'ukuri kura nta hantu hadahararuka nkuko wahararuka ruguru nawe ukifuza kuba womanuka ukaza mu mujyi nuko niko ukumbura ukavuga ati yawe iwacu ndibwira yuko ubu nyine abadakunze gusubira iwacu si ubushake bwabo cyangwa iki ni umutekano muke ndibwira yuko ubu nyine umutekano ubonetse iwacu uretse no kuvanguje kuramukanya hari benshi butaha bakaja gutura ariko uzikundi iwacu abaturanyi bamwe nyine tudashatse ko bavuga bitewe n'umutekano w'umuntu twari inshuti ugasanga baratashe ko mwikoresha ko baratuzanira ibintu tubazi bo ko tutobavuga mwizina sinzi n'ukuri satani yateye abantu baratahaga bakatuzanira tugakundana tukagera gute bakadufasha kwandika bakagera gute n'ukuri ni satani wabavuga mu mayange kugira ngo abantu kurike nabo bamenye ngo abantu ni bande abantu bigeze kuvuga ngo Yesu naza ngo Yesu aramusashi ngo bazabona ngo abazungu bose n'Imana ngo abanyamurenge bagasa n'abazungu mbona bakaba abanyamurenge ese haruzi igihe Yesu azazira nyagaza bakaza Yesu aramutse ngaje abwira ngo uhindura abazungu tuntari beza bose ni Imana noneho natwe abanyamurenge kegana rimbavuze ari umugabo ngo bacu dukurikirana akavuga
ngo nje ngo simvuga uyu muntu ngo kandi runa ngo hari abantu ngo bazaja mu isoko umunsi bikorari ngo nje simbavuga mu mazina ngo ariko runa akamuvuga kugera yaravuze naje nangiye kubavuga abantu bakazavuga ngo Yesu ngo aramutse ngo aje ngo bazungu bank'Imana ngo basa n'Imana ngo abanyamurenge nabo kama abazungu ngo natwe twama tubanyamurenge none abo bantu sinzi kintu cyabahinduye buriya abantu baradukundaga ariko n'unyine baradukunda ni satani gusa ibi tuzita ibihe ni satani zosa duhuze twese nk'abakongomani ibihe biha ibindi niko bazaca umugani kandi ntawe utazuhinduka bitewe nuko ibinyejana bigenda bicanamo ndibwira yuko nawe nguhe urugero rwiza kugira ngo ubyumve uko wari uri umwaka ushize ntabwo ari kuri ubu nyine so abo ngabo rero nabo ni ibihe byabaye zarabangije ndibwira yuko nyine majorite abantu benshi ibihe byagiye bibangiza yemwe ko turaganira nyizere ko nawe mwamufashwe uko twadufashwa nyista tugana ku musozi tuza mwabatumirwa nshuti zanje bakunzi banje bakunda TV show dukurikiye uyu mutumirwa abazomwifuza nimba mwamukunzi ngene naje namukunzi muzatwandikiye muri comment abantu bamuzi Mr mbwira ibintu bitatu byagushimishije muri nosi kuvuvutse umbwire n'ibintu bitatu zakubabaje ugana ku musozo kibazo nkunda kukibaza nzaguma kibaza ngiye ibintu bitatu cyangwa birenga bitatu zakunesheje kuvuvutse kugeza ubu nyine umbwire n'ibindi bintu bitatu zakubabaje. Okay, byukuri ibyo bibazo nabyo ni byinshi nishaka ntakibazo gabanye mu magambo ahinye turasobanura ibidushobokera n'ibitadushobokera nuko nyine ntibizaba byabona nta kibazo nuko warumbajije te nibiye bintu bitatu zagushimishije kugeza ubu nyine uvutse ikintu cya mbere nuko navutse maze kuvuka ngakura maze gukura nkamenya ubwenge ngasanga ndi mu muryango uzi Imana icyo nico ikintu cya mbere cyashimishije. Ikindi kintu cya kabiri cyashimishije nuko ibintu byose byo mu buzima busanzwe mbese bya buri munsi naje nabashe kugirirwa amahirwe ambigeraho. Ndibwira yuko iby'ubuzima bwa buri munsi biratandukanye ni byinshi ikintu wenda twebwe twabona gitangaje cyane twakora nawe ukumva urishimye ngo ni ukuja ku masomo kwiga. By the way ubumenyi nacyo ni ikintu cy'ingirakamaro kandi ni ikintu cy'ingenzi. Ikindi kintu cyane kiza kinshimisha kugeza n'ubu nyine nkabona kirarenze nuko naje ndi umwe mu banyamurenge. Iyo tuvuze abanyamurenge ntabwo turi beza kurenza abandi bose turi beza ariko n'abandi ni beza gusa icyo nari mvugiye ako kantu abanyamurenge buriya tugira umuco wacu wihariye kandi mwiza cyane nubwo twaje mu mahanga. Ubu nyine ndaguha urugero umunyakenya ashobora gusanga uwabo waguye ku muhanda ntiyomutora ngo amujane muwe amucumbikira muraze swate nk'umusinzi cyangwa se warwaye giturumbuka akaba yota equilibre mu muhanda uwo yarara ndabeshe. Ariko twebwe abanyamurenge twebwe abanyamurenge aho dutane n'abandi kuba dukurikira numva ko kantu cyane twebwe njewe nshobora kugenda sintwe giturayi nagera nko ni nkaye hano kure muri Kenya reka tuvuge nka Busia cyangwa se Mombasa cyangwa n'ahandi nasanga uwacu yahagiriye ikibazo nubwo ta contact n'aba mfite cyangwa se abi wabo nzi namugumaho kugeza mbonye uburyo mbasha kumugezaho abi wabo. Ariko majorite usanga ubundi bwoko
ni bakeya babikora gutyo. Ico naco kiri mu kintu cashimishije umugabo umwe niwe ariko ni baseraza niko bakeza kwita ruguru yavuze ngo mana ngushimwe nguko utampaye kuba umushi ariko bashibara abana gusa nawe ndibwira ko impamvu sinzi impamvu yatumye abivuga nimba ari ubuseraza bwiwe cyangwa se nimba yarabivugiye nawe kukijanye n'imico yabo kunkabona itandukanye n'imico yacu oya iko nukuri ibyo nibyo bintu nabwiye babandi bavuze ngo twabazungu nabo ngo bakaba ubundi bizera abazungu nk'Imana none babonaga ukuntu ari beza nico bavugiye abazungu bose n'Imana natwe tugasa n'abazungu nabo bakaba abanyamurenge urumva uko abanyamurenge mwese aho muri turabasuhuje na wa muco wacu muzakomeze muzirikane kandi muco wacu tuzakomeze kusigasira kandi abantu mwataye kandi ubu nyine majorite abanyamurenge reka dutinde kuri ako kantu cyane ako kantu ni sawa baracagira umuco mwiza w'urukundo gusanga habaye umuntu yagize ibyago hari n'abandi abanyamurenge bafasha atari n'abanyamurenge bakabakorera icyo abanyige gutwambika hano muri Kenya ureke wenda ikintu cyo kwambika ni gitoya wenda yagize ibyago ni byinshi swate hari ukugwaza ukabura ubushobozi hari ugupfusha ukabura ubushobozi ariko abanyamurenge ibyo biri muri bimwe bakora ariko akantu ngira ngo naje mbabwire mukaza hari abanyamurenge bamwe bataye umuco si bose bakiugira mwohura mu nzira akaba yohushuka atakuramukije cyangwa se wowe ukamuramutsa akakwihorera bantu bacu bashiki bacu ba data ba mama n'abandi bose mudukurikiye wa muco wacu nimukazawitiranye n'umuco w'abanyamahanga cyangwa ngo muwuhindure mubwire nk'uw'abanyagihugu icyo ni ntabwo bintu warumbashije mbese uri proud yo kuba uri umunyamurenge cyane of course uri twigwane 100%. aho data nibe bintu byakubabaje byagukomerekeje umutima bitatu navyo ikintu cyambere nubu nza ntekereza niyo njyamye niyo nishaye cyangwa se niyo ngenda mu muhanda ayo wose nicaye ntuje gusenyuka kwiwacu kuri ubu umuntu ari mu kukubaza bijya byo kwibwirana twigirira nyine nico cingenzi twari tuvuze kuri wa muco wacu benshi ubu nyine iyo muri abanyamurenge muribwirana akagwaza ati surinde ko mubonye ijyambere nganyibwira nintamenya so ndamenya sogokuru gutyo tutagiye muri byinshi reka tugaruke ku ijambo ikintu cyambabaje nuko nugusenyuka kwiwacu ubu nyine none umuntu ari mu kukubwira ngo mwibwire ukamuga ngo twari dutuye aha ariko uzikuvuga ngo twari dutuye aha kandi twari tugira iwacu ukumva ico kintu kirababaje ariko ku bantu badukurikiye reka mbabwire n'aka kantu ntukazuga ngo iwacu haraha nubwo hasenyutse imfatiro zigasenyuka itongo amazu agasha ariko itongo ntijyaherira cyaha uzuvuga ngo iwacu naha ni mu mibunda ni mu minenda iwacu ni mu mibunda twabaye mu mibunda ntantu habiri iwacu ni mu mibunda muri sansi niho hari iwacu niho nje navukiye niho nijya amashuri y'ibanze ni naho natangiriye ayisumbuye dukomereza aho bita mu Turambo ariko mu Turambo wari mu mujyi mu isanzwe hari heza cyane erega mibunda yose hari heza muri commentaire mibunda hari heza imurenge niyongera gutekana benshi muzaze kugira ibibaza mu bihumbi ikindi kintu cya kabiri data cyakubabaje kuvutse ikindi kintu cya kabiri cyambabaje kuva mvutse cyo noneho ko kibuze dukomeze yaje kwibuse
kirahari. Kwibutsa ikindi cyakabiri cyambabaje ubunyine muri iyi minsi ikindi kintu cyambabaje babuze inshuti yawe nuko muri ubwishanyi dukorerwa naje ndi muri bamwe babuze inshuti nakundaga basangira kabisi n'agahiye na papa wanje unzara kandi akaba n'inshuti yawe akaba n'inshuti yaje nawe naramubuze nawe yiciwe muri ubwo bwicanyi nk'abantu umuntu w'umusaza kandi yari inshuti yawe papa pole cyane erega papa umuntu ni ikintu gikomeye kandi ntawe atazagira inshuti kuba n'utari umwana we aba ari inshuti yiwe ihangane ikindi kintu kigira gatatu cyambabaje nuko amacakubiri yaje mu bwoko bwacu jewe ku bwanje uko mbibona n'uko mbitekereza ubu nyine dufite utujambo turi mu gukoresha mu buryo bubiri butandukanye akagara ibifobagara abatari ku ruhande rw'abarwanashaka nibo hajya twita utugara abarwanashaka nibo tujya tugara twita ibifobagara ariko ntitwaje kuvuga ibintu za siyasa hano ariko akantu nagira biza bimbabaza je kuntu tubyitwaramo uko mbibona nubwo twohindura erega no mo twita utugara n'abavandimwe bacu n'abanyamurenge kandi ari bamwe afite swate mukuru wiwe ntibabumva kimwe ariko ugasanga mubaye abanzi kandi mugize gute cyangwa se nkasomuna akagara wowe ngo mugwanashaka kwamusanga kuragendera abantu kubara kubona umuntu uri ku giti cye personnel tugomba kugira mu macakubiri ahubwo aho kuyagira tugomba gushaka igisubizo cyomara ayo macakubiri erega buriya nta bantu bazabumva ibintu kimwe cyane iriya ni politiki 100% abantu bumva ibintu bitandukanye rero kujya tuzumva gutandukanye niho tugomba gushakira igisubizo twese tukagendera ku murongo umwe aho kuba abanzi nguzo usanga ariko uzikameme nka mukuru wawe muvukana mwose rimwe ngo n'umwanzi wawe ngo kubera kuri ibyo bintu bizogende bishire mu izina rya Yesu ibyo bintu tugomba kubirangiza aho gukomeza kubigira kubikomeza bikava nk'urwango cyangwa se uzi nko muvukana nk'imuvugana ahubwo ikintu tugomba kubishakira ni igisubizo nimba ari mu murongo tutumvikana twese tukagira umurongo umwe tukumva ibintu kimwe buriya nta kintu kandi turamuka tutanavyumvishije kimwe tugire no kwa rukundo cyo tuma muvandimwe rero niko ngana kubwiye iyo mwashakiye ikibazo igisubizo kigakemuka ndibwira yuko n'urukundo ruba rwabaye urakoze cyane data aho tugana ku musozo ikiganiro muzakirebe mukirangiza kirimo ibintu byiza iki kiganiro ni ikintu kidasanzwe watubwiye ko uri umwuzukuru wa Karuciye umufilozofe umuntu wabaye umunyabwe mu mateka ni ibihe bintu uzi ndabizi yavuze we wavutse yeritevye Imana ni ibihe bintu uzi sokuru waramubonye Karuciye naramubonye yamayika no ndibwira ko naramwiboneye n'amaso aho ikintu gusa narizi ngo yapfuye kera utaravuga yapfuye muri 2009 ndavyibuka nari nkiri muto wari ufite ubwenge 2009 nari nkiri muto ariko ndibuka ko tukibona ukiri muto oya sindi muto abantu gabonyiraga abantu bakuru nibo baza bita abana nabo bakagira bakuru none uko turabona gatwe bikiri muto narizi ko wenda sindi mu kigero cy'ubuto cyangwa se ikigero cyo kuvuga ngo ndakuze cyane ngombarira mu basaje oya ariko asandi ko wamwiboneye ni ibihe bintu bibiri cyangwa bitatu wibukira kuri sokuru ntaragera kuri ico ngico ikintu cambabaje n'ubu nza ngendana nkumva nuko sogokuru ariwe
karuciye bazamwita ngo ni filozofe mu banyamurenge benshi bagenda n'igitabo ciwe ko kirandikwa mu minsi mike muzakibona niko biri kumwibukiraho cyangwa se mu magambo yasize avuze niki wasanze bakunda twabanye ngo numwibukira kuri ariko uzavuga utuntu bazavuga ariko nzanumva utuntu bazagenda avuga ngo yagiye gusenga ngo ashitse afata intebe abantu n'uruze nko mu rusengero mwese mwamureba imbere kumuvuga utuba cyangwa se aho muba muri kuririmba iwe rero yafashe intebe arayihindukiza ayerekeza mu muryango areba mu muryango iyo ureba mu muryango uri kureba hanze none baramubaza ati se muzeyi niki ko abandi bari kureba imbere we ukareba hanze nukubera iki ati ntimwamubona bano ngo bareba imbere ariko amatwi yabo ari hehe karatekereza ibyo basize hanze ariko nje nubwo nandeba hanze ariko njewe ko ndumva ivyayivugirwa imbere ako ni kameza numva abantu benshi bazavuga nk'agashaya kose ikindi hari undi mugabo wabunze nimba yaravuye mu minembwe agiye ku Ndondo barahura nimba yari munka nimba nawe yari mu nzira nyine atembereye none barasuzanye bararamukanyisha amazi ati se imeze bite wa mugabo kubera aramuza aramubwira ati nje ndabunze amubaza ati se niyo mpamvu itumye urunga wa mugabo aje kumusubiza aramubwira ngo mpunze inzara uwunze inzara undi nawe ati inzara uko wayijanye nti wayisize wasize inda cyangwa urayifite wa mugabo aravuga ati ndayifite uzi nk'umugabo yahise yinduri icerekeza asubira iyo yaravuye inzara nimbi udutera imwe twiwe ni twenshi wenda twazashaka twinshi wenda nitwongera kubona umwanya cyangwa tugashobozwa twazashaka twinshi twashaka kabarico tuzibandaho uwo munsi nkiraho arundi musaza zanibuka abantu baraza kumuvuga muri commentaire nawe ngo yige tukaje gushakira umuhungu ngo baravuga ngo ararahanda ngo arayandage kubariza umuhungu ngo baravuga ngo ntagira nisindana yo kudoda yarayadu ngo baraza baravuga ngo ntagira ni nkoko niko nyuma ngo bakoresha ico kintu cy'umuntu agiye nk'abantu batagira ngo baravuga ngo ntagira ni nkoko ngo arabategera ngo abandi barasaba baravuga ngo abe n'ubufaranga bw'isindano ntagwagira ngo bwama buca yarayahanda ubwama buca mu gitondo kare ngo yamagenda ngo yamavuga ati noneho nabumvishije inka mfite zose ndaziguramo akaruka inkoko timwavuze kumugera inkoko tinzabakwera inkoko hanyuma hari amafaranga nari mfite hano y'inzoga